ubwiru bwahishwe mu bwiru. Umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira. Bene data muri Kristo Yesu mukurikiriye umuyoboro w'ububyutse muri Afrika hagati. Abagore bahishuwe tuzakira umutumirwa wahishuriwe ibijyanye n'umuhamagaro w'umugore mu bihe dusohoyemo. Ni ihishurirwa ry'umugore uhishuwe wahishuriwe umuhamagaro w'umugore ngo agaruke ku rufatiro rw'umugambi w'Imana asohoze icyo yaremewe. Tuzaba turi kumwe n'umutumirwa wahawe iryo hishurirwa ngo amenye ibimenyetso bifatanishije ubwo bwiru kuko icyo ari cyo gihe ngo bujye ahagaragara. Hazatangirwa bimwe mu bisobanuro benshi bibaza kuri uwo muhamagaro w'umugore. Mugore mwene data, iby'ubu bwiru bwahishwe mu bwiru ni ibyawe ntucikwe ni we bireba. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Ukuboza umwaka wa 2024 ku isaha ya 3 z'umugoroba z'i Burayi na saa 4 z'i Kigali n'i Bujumbura. Ntuzabure, uhawe ikaze. Umugore niwe Uwiteka yahisemo amunyuza mu Mucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba. Haleluya urugamba urugamba. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Inshuti muduteze amatwi kuri uyu mugoroba. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mbahaye ikaze. Ni mwene so Esther F muri kumwe kuri uyu mugoroba. Uhishuwe Esther F Tabita Tete. Yesu aduhana umugisha. ubwiru bwahishwe mu bwiru. Ubwiru bwahishwe mu bwiru. Ubwiru bwahishwe mu bwiru. Umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira. Bene data muri Kristo Yesu mukurikiriye umuyoboro w'ububyutse muri Afrika hagati. Abagore bahishuwe tuzakira umutumirwa wahishuriwe ibijyanye n'umuhamagaro w'umugore mu bihe dusohoyemo. Ni ihishurirwa ry'umugore uhishuwe wahishuriwe umuhamagaro w'umugore ngo agaruke ku rufatiro rw'umugambi w'Imana asohoze icyo yaremewe. Tuzaba turi kumwe n'umutumirwa wahawe iryo hishurirwa ngo amenye ibimenyetso bifatanishije ubwo bwiru kuko icyo ari cyo gihe ngo bujye ahagaragara. Hazatangirwa bimwe mu bisobanuro benshi bibaza kuri uwo muhamagaro w'umugore. Mugore mwene data, iby'ubu bwiru bwahishwe mu bwiru ni ibyawe ntucikwe ni we bireba. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Ukuboza umwaka wa 2024 ku isaha ya 3 z'umugoroba z'i Burayi na saa 4 z'i Kigali n'i Bujumbura. Ntuzabure, uhawe ikaze. Umugore niwe Uwiteka yahisemo amunyuza mu Mucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba. Haleluya urugamba urugamba. Yego nkomeje mbasuhuza kandi koko nkomeje kubifuriza kugubwa neza. Nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Reka nkomeze nsuhuza n'inshuti n'abavandimwe. Ndasuhuza umuvandimwe wo ku buhanga bw'ibyuma. Imana iguhe umugisha. Ndasuhuza kandi by'umwihariko abavandimwe dufatanyije iki gisirikare cya Kristo abahishuwe. Bene data bakundwa, ndabasuhuje aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo. Mukomeze mugubwe neza kandi ndizera ntashidikanya ko tunezerewe kuri uyu munsi kuko ni umunsi udasanzwe. Ni umwanya mwiza w'icyiciro gishya cy'umugore. Umugore agiye kuba mushya, natwe ntashidikanya ko natwe ubwacu agiye kutubera mushya. Haleluya. Ndasuhuza n'abari ku bicaniro hirya no hino, cyane cyane abari mu biyaga bigari. Imana ibaha umugisha mwinshi.
mboneyeho gushimira abadusengera kandi nabo mbasuhuza cyane. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Abadusengera bose, ab'Imana yabishyize ku mutima bakabikora babikunze, namwe umugisha ni uwanyu kuko mwemeye mukumvira. Reka nsubike nshimira umutware wanjye. Ndifuza gushimira umutware wanjye. Ndamushimira kuko tubigendanyemo neza. Imana yaraduhamagaye, turumva kandi turumvira, turitaba. Imana imuhe umugisha. Kandi ni ukuri ndasaba Umwuka Wera kugira ngo adukomereze intambwe, kugira ngo dukomeze guhagarara neza muri uyu muhamagaro, kandi kiruseho tuzabane mu bwiza bwa Data mu ijuru, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Mbere yuko dukomeza rero, reka nsabe mwene Data turi kumwe adusengere, aho ikaze Umwuka Wera kugira ngo afate controle. Mwene Data, ijambo ni ryawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana yacu, Data wa twese, mubyeyi wacu, turagushimiye kuri uyu mugoroba. Turagushimiye amashimwe ari mu mutima wacu. Turagushimiye abana bawe, turagushimiye kubera urukundo rwawe, tugushimiye kubera imigambi yawe myiza. Ndagushimiye kubera ko iki ni cya gihe kigeze, cya gihe kirageze, iki gihe kirageze. Wari warabiteganyije tutaranavuka, biri mu bitekerezo byawe mbere y'uko isi iremwa. Wari ubizi ko kuri uyu mugoroba hari igikorwa, hari aho ugiye kutugeza, hari ibyo ugiye kutwereka. Data Wera, ndagushimiye. Abo turi kumwe bose baragushimiye. Akira amashimwe, ushimwe kubera uyu mugoroba wari warateganyije. Haleluya. Mwuka Wera w'Imana, n'ubundi uba uri kumwe natwe buri munsi, ariko muri aka kanya Mwuka Wera, ngwino, imbaraga zawe zitubeho, zibe muri iyi studio aho turi. Ijambo rigiye kuhavugirwa, ibigiye kuhakorwa byose ubikontorore. Tuguhaye kontrole ya byose Mwuka Wera, byose urabishoboye. Twe ntacyo tuzi, aho turi hano nta bafite amashuri, nta bafite icyo bakwiratana usibye kuba twaramenye Umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi, ni imbaraga zawe, ni ubwenge bwawe bugiye gukora, nta kindi. Ngwino Mwuka Wera, umanuke ubane natwe muri aka kanya twatangiye, n'ubundi wari uhari. Ugumane natwe kugeza iyi gahunda irangiye, kandi n'ijambo na gahunda zose n'ibiri imbere byose uzakomeza ubiyobore, kubera ko ariyo twahawe. Niwe muyobozi wacu. Mwuka Wera, tuguhaye karibu. Ngwino wisanzure muri iyi gahunda. Haleluya. Ni mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umucunguzi wacu, nsenze nizeye. Amen, amen. Haleluya. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Mu nda ye niho hakomotse abariko, yabyaye abami, intwari n'ibihangange. Uwiteka yaramukoresheje, ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka. Urya umugore afite ibanga, ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu. Umugore ari mu rugamba, na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba ari ku rugamba, na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba ari ku rugamba. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Reka nongeremo ikaze nanone kandi disi abo dusangiye agakiza, ari bo mu nzu y'abizera, abo mu nzu ya Data, abana b'Imana.
twebwe ntabwo turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana kubwo kubyarwa nayo, nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. reka dusome mu izina rya Yesu. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya, amen, amen. Ibi bikureho urujijo rero bakundwa bene data. Izi ni impaka zikunze kubaho ku bantu benshi, abantu benshi bakavuga ngo ni abana b'Imana. Ariko ibi tuba tubivuze kugira ngo bikureho impaka kuri benshi bibwira ko ari abana b'Imana kandi bakiri abantu b'Imana. Uyu ni umwanya mwiza wo kubabwira ko Yesu Kristo ari we nzira, ari we kuri, kandi ari nawe bugingo. Buri wese agomba kumwizera. Ni ukumwizera kugira ngo buri muntu wese ahabwe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ntabwo ari ugupfa kuba umwana w'Imana, ni ukubyemera. Nkomeje nakira binjiye inyuma badusanze muri uku gusobanura ukuntu umuntu aba umwana w'Imana. Mugubwe neza, ni muhabwe ikaze namwe mugubwe neza muri twebwe muri Kristo Yesu. Turimo turavuga kuba umwana w'Imana uko bigenda. Ntabwo ari ugupfa kuvuga ngo abantu bose ntabwo ari ab'Imana. Abantu bose ni ab'Imana ariko si abana b'Imana. Haleluya. Ndizera kandi ko ntashidikanya ko wa wundi umwe yamaze kubyumva, wa wundi umwe Imana ibishaka, wa wundi umwe natwe twibandaho, kuko hari uw'Imana iba yateganyije. Ugomba kumva ibi, byamukubita mu mutima kumva ko ari umwana w'Imana. Agomba kuba umwana w'Imana, agomba kuva mu bantu akaza mu bana b'Imana. Rero twebwe nguwo niwe tuba tureba, umwe gusa yahindukiye akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ijuru riranezerwa, natwe tunezeranwa nawe, niwe tuba dushaka. Haleluya. Nyiraha rero, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10, yuko umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, yakwatuza akanwa ke agakizwa. Ndagira ngo mwene data dusomere mbere ko dukomeza kugira ngo dukomeze umuntu abyumva neza. Haleluya. Ni Abaroma igice 10 umurongo wa 9 kugeza n'umurongo wa 10. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Haleluya. Niko bimeze. Ijambo ry'Imana iyo rivuzwe, iyo risohotse, haba hari umwuka wera urijyana akarigeza, akarishyitsa mu mutima w'uwo nguwo uguwe neza, uwo nguwo wateguwe. Ndagira ngo rero nyiraha, niba wumva iri jambo rikunogeye, ngo ufashe muri iri sengesho kugira ngo wakire umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, ujye mu mubare w'abaragwa, ujye mu baraganwa na Kristo. Haleluya. Subiramo muri aya magambo uti: Data wa twese uri mu ijuru, numvishe ijambo ryawe, none ndatsinzwe, nsanze ndi umunyabyaha, mbabarira. Ndashaka kubyarwa nawe ngo mbe umwana wawe. Nijeje umutima wanjye ko Yesu yapfuye akazuka, kandi mbyatuje akanwa kanjye ngo nkizwe. Amaraso ya Yesu Kristo anyoze, antunganye, amanagureho ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Andukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Nemeye ko Yesu ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mwuka wera,
ndakwakiriye ngo unyobore muri iyi nzira ntangiye. Urakoze data ko mpinduye umwana w'Imana, nkaba mbaye umwana wawe ubu n'iteka ryose. Amen. Haleluya. Bene data bakundwa, byoroshye gutyo tujya dukunda kubivuga, ni ukubyizeza umutima ukabyatura nta kundi. Ubaye umwana w'Imana, bibi byawe bikujyemo, ukomeze uru rugendo, kandi umwuka wera arahari kugira ngo abigushobozemo. Reka dusenge, reka nsengere wowe wemeje umutima wawe, wowe uciye bugufi, wowe ubyemeye, wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Data wa twese mwiza, Imana igira neza, ndagushimiye mwami mwiza. Ndagushimiye ko waduhaye umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo adushoboze, aduhe ubushobozi bwo kuba abana bawe, bwo kuba abana b'Imana, tukaba abana mu rugo. Data wa twese mwiza, aba barabyemeye kandi barabyakiriye, aba baciye bugufi, aba ngaba bijeje umutima mwami Imana data ko Yesu Kristo yavuye mu ijuru akaza agapfa akazuka, babyatuje akanwa kabo mwami wanjye. Data mwiza, ndagushimiye, bafata ubakomeze, mbashyize mu biganza byawe. Umwuka wawe wera waduhayeho umufasha, abagote kandi abarere, abakuze, abimane mu mbaraga z'umwijima, abimane mu bishinyitse biri hanze habiyobya, abimana ya madini ari hanze hayobya abantu, abimane ahubwo umwuka wera abayobore mu ijambo ryawe, kuko ubu ni ibihe bya nyuma, ni ibihe by'ishiraniro. Ndasenze ngo binjire mu ijambo ryawe, mwuka wera ubayoboremo, mwuka wera ubakomeze, ubareresha aya mata y'umwuka. Iri jambo ryawe niyo mata y'umwuka adafunguye, abakuza bageze ku kigero gishyitse mwami. Ndagushimiye nyaguhora ku ngoma, uri Imana nziza, gushimiye ko wumva. Turanezeranywe nawe, tunezeranywe n'ijoro, kuko wowe uyumwe gusa abonetse, ijoro riragahimbazwa, bakaririmba, bakishima, bakanezerwa. Natwe turishimye mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye. Amen, amen. Umugore niwe Uwiteka yahisemo, amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Yesu kumbaye azutse yiyeretse umugore bwa mbere, abigishwa be bikingiranye mu nzu bose bafite ubwoba. Ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero, uko byagenze kubigishwa. Ninduzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10, itorero rikaba umugeni. Urugamba Yesu azanye impinduka, urugamba twaje intwaro zose z'umwuka, urugamba haleluya, urugamba ari urugamba, urugamba Yesu azanye impinduka, urugamba twaje intwaro zose z'umwuka, urugamba haleluya. Ntabatindiye rero, ndabizi ko uyu ari umwanya mwiza, benshi mutegereje mufite amatsiko. Ntabwo ndikomeze kubatindira mu magambo menshi, nk'uko mwabyumvise mu itangazo twabagejejeho. Ndagira ngo ubu umwanya nyirizina wo kwinjira mu butumwa bw'uyu munsi. Ntabatindiye, ariko nanone muri studio y'ububyutse muri Afurika hagati mwabyumvise ko ndi kumwe n'undi muntu, ndi kumwe n'umutumirwa, ntabwo ari umwe, ahubwo na amatsiko nabicishije. N'umutumirwa arahari, n'undi mutumirwa mukuru arahari, ariko reka mbahe mwene data mwumvisha avuga, ushinzwe uyu muhamagaro w'umugore, abibwire nawe abaramutse kandi abahe n'intashyo. Ijambo ni ryawe mwene data Rusibe Ezira umwanditsi. Haleluya, haleluya. Urakoze mwene data Esther F kuba wantumiye muri studio y'ububyutse muri Afurika hagati. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Nk'uko bivuze, nitwa Rusi B Ezira umwanditsi. Nkaba ndi umugore uhishuwe. Haleluya. Narahamagawe nditaba, ndatoranywa ndumvira, nashyizwe ku ruhande, ndasigwa, mba igikoresho cyejerejwe gukora uyu murimo. Haleluya. Muri iki gihe cy'umugore. Haleluya. Kuba muri uyu muhamagaro rero w'umugore,
ndabinezerewe cyane amen biranezereje bene data ntabwo ari byo unezerewe jyenyine uretse ijuru rinezerewe hari n'abandi turi kumwe bene data abahishuwe twatangiranye umurimo aho bari hose ni ukuvuga ngo mwese bene data basoda aho muri mwese mushima Imana mushime uwo mwami w'abami dushime uwo mutware utwara abatware Yesu Kristo umwami wacu iki gihe twaragitegereje iki gihe turagitegereje hashize imyaka myinshi none kirageze haleluya ni igihe rero cyacu bene data ni igihe tugiye umva twebwe twari twarabihawe twarabisobanuriwe ariko ubu noneho ni igihe kugira ngo n'isi yose ibimenye haleluya amen amen ni amashimwe rero ni ukuri ni umunsi ni umugoroba w'amateka ku bahishuwe sinzi niba mubyumva abahishuwe ijambo uhishuwe umuhamagaro w'umugore twawumvise hagiye gushyira hafi imyaka 5 none dore uyu munsi urahari haleluya ndashima Imana rero ndashima Imana Yesu Kristo umwami w'abami turagushimiye akira amashimwe avuye mu mutima wacu haleluya 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 ishimwe ni ryawe Kristo haleluya bene data rero bene data ni umunezero ni ukuri nawe turi kumwe muri studio ndabona barishimye cyane ni ukuri haleluya Imana ishimwe cyane ubwo rero bene data turi kumwe navuze ko nezerewe narahishuwe ndi umubyeyi ndi n'umufasha nkaba ndi n'umugore wahishuriwe haleluya ibyo gukora muri iki gihe bene data rero dufatanyije umuhamagaro bagore bene data bana b'Imana nk'uko tumaze kubibwirwa tumaze kubisoma mu ijambo turi abana b'Imana turi kumwe muri uyu muhamagaro ababisobanukiwe neza abazi neza umuhamagaro wabo abibagiwe iby'inyuma bagasingira ibiri imbere ndababwira nanjye nibwira ngo dukanguke tubyuke duhaguruke tugende dukore tuvuge tuba abagabo koko bo guhamya ibyo twizera ibyo twahawe ibyo twamenye tubiha abandi tubibwira abandi haleluya twahawe byinshi kandi byiza bizima haleluya umugore afitanye igihango na Yesu Kristo icyo gihango ntituzagitatire ibyo yatubitsemo ibyo yatubikije ni igihe cyo kubishyira ahagaragara ni igihe cyo kubisangiza abandi ntihagire usigara haleluya reka mbwire n'umugore utarasobanukirwa uri kuri YouTube twumva utarasobanukirwa iby'umuhamagaro we ndagukangurira gukurikirana ndagukangurira kugira amatsiko kugira ngo ukurikirane ibiganiro bibera kuri iyi shene y'ububyutse bwo muri Afurika hagati uzasobanukirwa haleluya ndangiza rero burya umugore wese aba umugore kubera umugabo ndashima Imana kubw'umutware wanjye antwaye neza aranshyigikiye muri uyu muhamagaro w'umugore haleluya amen Mana umumpera umugisha kandi umuyobore mu nzira y'agakiza wamuhaye icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri we izawurangiza rwose
kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ni mu izina rye risumba ayandi, izina risumba ayandi mazina, Yesu Kristo w'i Nazareti, nsenze nizeye. Amen, amen. Haleluya. Bene data STF, urakoze mu gusubiza ijambo, ariko nkaba nshimira n'abahishuwe bose aho bari mbasabira umugisha. Haleluya. Amen, amen, amen. Ndagushimiye muvandimwe. Imana ishimwe ku bwawe. Ni ukuri kandi umwuka wera akomeza intambwe z'ibirenge byawe muri uyu mugambi w'Imana. Amen, amen. Haleluya. Na Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya rugamba, urari ku rugamba. Urugamba, na Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya rugamba, urari ku rugamba. Haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kwakira umutumirwa wacu wahishuriwe iby'ubwo bwiru, mwene data umuyobozi w'abahishuwe Marie Esther Murebwayire, benshi bazi nka mama w'amahanga. Ni umunezero mwinshi kubakira muri studio y'ububyutse muri Afurika hagati, mutangiza iki cyiciro gishya ku muhamagaro w'umugore. Ijambo ni iryanyu muyobozi, mbahaye ikaze. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Ndumva kuva natangira kuvugira kuri YouTube, ndumva ari bwo bwa mbere bifite umunezero ntashobora kwimunyamunya. Ndanezerewe cyane bikomeye. Ijuru rirabibona kurusha mwebwe turi kumwe muri studio cyangwa abanyumva, ariko ndanezerewe kuko iki ni igihe cyategerejwe koko. Rusibe avuze imyaka 5, ariko jewe ni imyaka 21 kuko ndatangira wenda mbere yuko mena ikimenyetso cya mbere, ndatangira kubabwira ibyari bicyo. Ntabwo umuntu apfa kumena ibimenyetso nta historique, abantu batanagira ngo wenda bijejo bundi cyangwa se umuntu hari ahantu yabitoraguye. Ndashima Imana cyane. Mwami Yesu ndagushimiye n'ukuri. Ndagushimiye kuko ibi byose ni wowe rega, ni wowe utangira gutya, ntabwo mba meze gutya. Rero urabizi, umutima wanjye urawuzi mbere n'inyuma, nta kindi mbereyeho kugeza igihe impanda izavugira cyangwa nkava muri isi. Ntacyo nta kikuri imbere, nta kikubanziriza, ntacyo. Tuziranye kuri byinshi, ariko uyu muhamagaro w'umugore niwo aka kanya niwo ugejeje igihe cyawo. Ndagushimiye Mwami Yesu, kandi Mwuka Wera komeza udufashe kuko jewe emosiyo zabaye nyinshi. Ndakwinginze kugira ngo umfashe mu izina rya Yesu, amen. Rero ndakomeza mvuga ngo hari mu kwezi kwa 8 matariki, kuko byaje mu minsi 3 narindi mu masengesho. Kwezi kwa 7 no kwa 8 muri biriya bihe nahamagarwaga ngo twari tugeze muri 2003. Yabaga ari amezi mabi cyane, n'amezi naburaga apeti yaragendaga, atari kubera ko niyemeje kwiyiriza n'ijuru ryari ryarabikoze gutyo. Ntabwo naryaga mu by'ukuri, naranywaga. Kwezi kwa 7 kwaratangiraga ngahurwa rwose nk'umugore utwite, no kwa 8 n'amezi rero yamereraga nabi. Rero 2003 wabaye n'umwaka wamereye nabi cyane, kuko n'umwaka igihugu cy'u Rwanda cyari gihinduye gahunda z'ubutegetsi, hagiye kujyaho bwa mbere gutora perezida. Kandi mu kwezi kwa 2 ku tariki ya 9 nibwo nategetswe kumwandikira ibaruwa itari nziza, nayo ifite amateka yayo. Rero nari mfite, urumva, kwandikira perezida ibintu adashaka n'igihugu kidashaka, ubutegetsi budashaka, kandi bategura amatora mu kwa 7.
byari nko kurwanya leta mu by'ukuri. Rero nari ndi mu bihe bitanyoroheye, ari nabwo muri ayo mezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu najyaga mu magereza, na za ntambara nyinshi cyane nahuraga nazo. Rero nari ndushye, nari naniwe, ni ukuri ntabwo nageze aha Eliya ngo nsabe Imana ngo inyice, ariko nari ndushye mu mwuka, nari ndushye mu mubiri. Igihe rero nari ndushye aho nirambitse aho nabaga, nibwo umwami wanjye yansanze ambwira ati nguhaye, uretse gato, nguhaye ubundi butumwa, kandi ubutumwa ngiye kuguha buzakunezereza. Ni ukuri naranezerewe, kuko nari nzi ko mvanyeho urusyo rwa rusange Abahutu n'Abatutsi, nari nzi ko mvanyeho kuvuga iby'amoko, nari nzi ko narashimye, ndashima. Muri uko gushima nzi ko ubutumwa agiye kumpa nta nanabwumva, ndavuga ati ngiye kubuguha, ni ubutumwa uzishimira, ni ubutumwa burimo ibintu byiza bizakunezereza, ariko n'ibyo wakoraga ntubireke. Nibwo yatangiraga rero kumbwira amavu n'amavuko, imva n'imvano, umugore wari we, icyo yaremewe. Icyo gihe ku byasanze mfite ibikomere byinshi by'amateka y'imiryango, ariko ndababwiza ukuri, uyu muhamagaro kuva natangira kuwubwirwa wambereye nk'uruyuzi rwa Yona. Narawunezererewe, noneho ndenga ku byo nabwiwe, aba ari byo nshaka noneho kubamo. Abagore ndabahuza, turanezererwa, mbwirwa kubireka kuko bitari igihe cyabyo, kubihagarika. Nongeye nabyo narabizize, nabiretse nta nkuru. Rero umugore namuhawe icyo gihe, nkajya nkomeza kubwirwa ibye, ariko ntashobora kugira icyo mbimaza, kuko nari mfite ibyo ngibyo bindi. Imyaka irashira, indi irataha, gake gake nkajya nyuzamo, ariko ntabwo byigeze bigaragara cyane, kuko burya impano ziba nyinshi, nkanjye mfite nyinshi cyane, ariko buri yose ikorera mu gihe cyayo, nk'uko Salomo yavuze. Rero byageze mu 2013 mu kwa 12, ndabyibuka, ntabwo nari nkiri mu Rwanda, nibwo nibukijwe umuhamagaro w'umugore. Noneho mbwirwa byinshi cyane, none birongera biranezereza, ndanezererwa cyane, kuko byo nta ntambara byambwiraga bizanteza. Byari ibintu byo kwisobanukirwa Imana yaturemeye, mbese ubundi bite, kubera iki Satani yaturwanije, kubera iki, kuki se aho kugira ngo abagore bazane ibisubizo, ahubwo Satani yabavangiye bakajya benjinge. Ibintu nk'ibyo ngibyo nagiye mbibonera ibisubizo, noneho umugore aragenda aranyuzura neza. Nibwo rero umwaka ukurikiyeho 2014 nashyizwe ku mutima gutangiza umwiherero wa mbere w'abagore bahishuwe, wagombaga kubera mu Buholandi. Naratumiye rero, ndatumira, ni ukuri baraza, ndumva twari tugeze nko muri za 90, 85, 90 niba nibuka neza. Uwo mwiherero wabaye muri 2014, ndibuka neza, ya 31 z'ukwa 10, twawurangije ku ya mbere z'ukwa 11. Haleluya! Abantu twari kumwe icyo gihe, ibihugu byinshi byari bihari, Sweden yari irimo, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abahishuwe ba mbere, Bubiligi bari benshi cyane, Bufaransa, Denmark, Norvège barimo, haleluya. Abasuwisi barimo, Imana ishimwe. Canada bari baje, Amerika bari baje, ndashima Imana, haleluya. Sinzi abo muri Afurika umenya ntabwo byabakundiye, ariko nari nabatumiye nabo. Ibyahabereye n'ubundi buhamya buzajya bugenda butangwa n'abari babirimo icyo gihe. Byabaye ngombwa rero twiyongeza na 2015 nanone, ho biba mu minsi mikuru ya Pasika ya 15, iminsi 3 nayo niyo twamaze. Noneho haba ibirenze ibyo twabonye. Uwiteka nyine umwuka we aragenda asumbyaho ibyo yakoze ubushize, asumbyaho, kuko ni Imana. Haleluya! Ubwo rero nanone kubera ko Yesu yabonaga ko nabihombokeyemo neza, aranzi. Yabonaga ko nabihombokeyemo, kandi hari ibindi bigomba gukorwa. Ya 2016 hakozwe ibindi, 17, 18 n'imyaka yampesheje
gushyira bibiliya yo mu kinyarwanda mu majwi. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma nshyirana n'inyigisho zikomeye zamfashije cyane, zafashije na benshi 14 zerekeranye n'ibihe. N'imyaka nakoreshejwemo cyane. Hanyuma nibwo nongeye kumva, iyo natuzaga nibwo abagore bagarukaga. 19 rero twakoze yindi retraite tuyikorera mu Bubiligi, iba akataraboneka. Nanone bya bihugu nari nabatumiye baraza badusanga duhurira mu Bubiligi, ibintu bigenda neza. Rero noneho numva ko bizakomeza gutyo ku buryo twari twapanze ko 2020 duhurira mu Busuwisi. Rwose twari twabiteguye na bene data, Imana ibahe umugisha. Turabitegura bigiye kugera ku musozo. Namwe muzi icyorezo kiraza kiravanga, ariko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nibyo byatumye mvuga nti se corona iraje birahagaze, rero ndakomeza ibyo nakoraga n'ubundi. Hanyuma abagore bahoraga banyishyuza iriya myaka yose, nukuri ku buryo bamwe babirakariye, abandi bakavuga bati ubu se bizagenda gute, turashaka igikurikira, ariko buri kintu kigira igihe cyacyo. Nibwo rero naje kwicara ndatuza, ndavuga se Mwami Yesu, ubuse noneho biragenda biti, birahagaze, nkomeza ibyo nari ndimo. Nibwo yambwiraga ati ubu noneho ahasigaye naha online biranyobera. Ntabwo numvaga bya online neza, ariko byaje kuba confirmé, itumye abandi baravuga bati ibyo Imana ikubwira nibyo, murajya online vuba. Babandi bateguraga ibyo mu Busuwisi babyitereyemo ku buryo Pasika ya 2020 iminsi 3 ariho twongeye kugaruka, ariko kuri 25 z'uko kwa gatatu biba ku mugaragaro ahishuwe, birakomeza. Ariko noneho bikomeza bifite imbaraga, bikomeza atari kuvuga ngo turajya muri retraite iminsi 3, bikomeza nyoborwa gutanga inyigisho, kubera ko nka Paulo ibyo nahawe n'Umwami wacu kumenya, kuko ni byinshi cyane. Ndamushimira, ntabwo ari ukubyirata, kandi nabyo nabyirata kuko ni ubuntu nagiriwe, ni ubuntu buri wese n'Uwiteka nirata. Nahawe byinshi, niyo mpamvu nzabazwa na byinshi, niyo mpamvu ngomba kwitonda kugira ngo ibintu byose mbigenze neza nk'uko Imana ishaka. Rero natangiranye nabo twatangiranye, ndabashoje mwese arabo tukiri kumwe, arabagiye, kuko abagiye ari benshi, igihe cyabo cyo kugaruka kigeze. Ndabasuhuza cyane, ndasuhuza abakomeje umutsi bagako ntago byari byoroshye mu by'ukuri. Abenshi twatandukanye bagiye bajyanwa, ntago bajyanwe n'ibyaha cyangwa iki, bajyanwe na discipline niyo numvaga umwuka anshyiraho kugira ngo beteste nuko byabisha. Discipline ni bavuze saa moya ugasa moya n'umunota umwe urigendera. Discipline ni bavuze ngo saa 5 z'ijoro, saa 8 urumva bari bubatse, bagize ibibazo, byaje no kumviramo ingaruka, ariko Imana irandengera byuko ngo nsenye ngo, ariko ahubwo Satani yahinduye rangaje. Imana ahubwo ingo zirubakika. Mfite ubuhamya bufite ibihamya. Abagore bahishuwe, babaye abagore bahishuwe rero, nuko baraza discipline benshi bakuramo, n'abandi urumva iyo baje bimeze gutya, bari indorereze, hari babandi inzatayi, bari intaza, hari ruvangitirane. Imana igenda ihisha ijogora, bamwe bavamo ariko bazagaruka, abandi bagenda burundu, abandi ndabizi ko hari abategereje kugaruka. Haleluya. Abandi Yesu barabashingisha bakomeza umutsi, ndetse hagenda hazamo benshi. Ndashimira Imana kubwo abo twatangiranye bagikomeje umutsi. Haleluya. No gukomeza umutsi ntabwo byoroshye, bishobora kuba hari kubera hari ko ntazi kuyobora, kandi rwose ni amahoro, kuko kugeza ubu Yesu aho akomeje kunsekera. Rero nagira ngo kunyihanganira nibyo byiza, kuko ntabwo ndi umuntu mubi, wenda nubwo naba mvuga cyane cyangwa se, ariko nkunda abantu cyane nkunda abahishuwe mu buryo bukomeye. Muri make rero sinzi niba kuko tuzakomeza kuvuga amateka y'abahishuwe, kuko dufite amateka.
uyu munsi rero uyu munsi mbivuze nabikanze cyane, ariko tuzakomeza kuvuga amateka, tuzakomeza kuvuga kurebera hamwe impamvu umugore muri iki gihe, kuko abagabo benshi barabyibaza kubera iki umugore se ubundi se ntabwo umugore ahari, n'ibindi mutangiye se namwe mubahe benjinge se namwe abo baracyari kure, ahubwo tuje kugira ngo dusubize ibintu mu buryo, kuko bigiye no kugaragarira isi yose. Ibi ntabwo ari ibintu bije gusa ngo byadutse, no. Abagabo b'inkomere turabasaba kwihangana, ntabwo tuje gutegeka abagabo, ahubwo tuje gufasha abagabo ngo basubire mu mwanya wabo, kuko benshi bawuvuyemo. Muhumure rero, muhumure, ntimudutuke, ntimuzamure, kuko kudutuka ni nko gutuka ba mama banyu, kudutuka ni nko gutuka ba nyogosenge, kuturwanya ni nko kurwanya bashiki banyu kugira ngo batubaka neza. Ahubwo wowe niba uzi Yesu Kristo ukaba uzi Umwuka Wera, wiherera ubaze utari ko ibi byadutse ni ibiki uriya mugore yavugaga. Kunyita umugore mwese muhawe uburenganzira, uretse ko kugeza ubu bitari byuzura neza, ariko mu minsi iri imbere ndaba ndi umugore wa. Icyo gihe rero murumva statut izaba imeze neza. Ubwo rero ibyo nayo ntimubibyaze umusaruro. Okay? Ndi kumwe namwe rero ndahumuriza abagabo aho bari hose, cyane cyane abitwa ko bazi Yesu Kristo, abitwa ko bakorera Imana, abitwa ko bashumba ntumwa bafite imirimo runaka. Muhumure, ntabwo ari muvuma yadutse, ni umuhamagaro Yesu Kristo yapanze mbere kugira ngo ibikomere bye bizashire, nawe azavuga ati nibyo koko. Rero umugore ntabwo ndi muvugeho hanini cyane, kubera ko nk'uko mwabyumvise mu itangazo, ni ubwiru bwahishwe mu bwiru kandi bufite ibimenyetso bigomba kumenwa. Uyu munsi rero kuko bwari ubwa mbere twatwaye iminota, ariko n'ubundi muyimarira kuri YouTube. Uyu munsi turamena ikimenyetso cya mbere, ndamena ikimenyetso cya mbere mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi mugiye gutega amatwi kumeneka kw'ikimenyetso cya mbere. Ubwo mwigire hino, abari live Imana ibahe umugisha. Ahangaha mboniyeho ko audio zizajya zihabwa ufite telefoni guteranya 41 79 45 18 005, niwe uzakora WhatsApp, niwe uzaba afite video, niwe uzaba atanga asubiza ibisubizo abantu bazaba bibaza ku butumwa bwavuzwe. Imana nimfasha ndongera mbyibutse nyuma, hanyuma dukomeze. Ikimenyetso cya mbere rero kigomba kumenwa kugira ngo abantu bamenye mu by'ukuri dutangiriye. Haleluya. Imana yacu ni Imana ya ordre, ni Imana ya gahunda, ibintu byose biri ku murongo. Turatangira mu itangiriro nk'uko ibintu byose byatangiriye mu itangiriro. Aho ngaho niho tuzanatinda cyane kugira ngo ibintu bisobanuke neza. Haleluya. Urugamba Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Urugamba Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Wenda tabakundwa, ndagira ngo nongere mbabwire ko ikimenyetso cya mbere kigiye kumenwa kandi kiri mu ijambo ry'Imana. Ahari mwakwibwira ko hari ukundi kuntu byagenda, hari ubundi butumwa bwavugwa, ariko igitabo cy'itangiriro n'igitabo cy'ibyahishuwe mu by'ukuri nibyo bigose ibindi byose. Kimwe kirabanza, ikindi kigaheruka. Ariko ntabwo ari nka wa mubyeyi umwana we wabaye uwa mbere ati undi ati nge nanjye nabaye uwa nyuma, ati ngaba abandi nibagote. Ntabwo ari muri ubwo buryo. Itangiriro nicyo gitabo kibanza, ibyahishuwe akaba aricyo gitabo gihera,
rero twebwe natwe umwuka wera yabishyize ku murongo ngo duhere mu itangiriro. Nasabaga rero mwene data umwanditsi adusomere itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27. reka nsome mu izina rya Yesu. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Haleluya. Umugabo n'umugore yabagize iti? Niko yabaremye. Niko yabagize iti? niko yabaremye. Umugabo n'umugore habaye iki? Imana yarabaremye. Yabagize iti? Yarabaremye. Tureme umuntu ase natwe, bagire bate? Batware. Bagire bate? Batware. Turi mu itangiriro, Imana imaze kurema ibintu byose. Imana ubwayo yaragennye ibintu byose, irema isi n'ijuru, irema amazi, irema izuba, irema ukwezi, irema umucyo, iratandukanya, irapanga, iratega, irongera irayigarura. Irangije irema ibimera, imbuto umuntu azarya, inyamaswa ibyo bizarya, ibintu byose bishyira ku murongo, kuko ngo ibyo yaremye byose ni byiza. Yabiremeye umuntu kuko yari imufite muri gahunda. Umugabo n'umugore ngo niko yabaremye. Ahangaha aba bantu baremwe n'ijambo. Iki ngiki mu gice akarongo. Imana iremye umuntu, umugabo n'umugore niko yabaremye, yabaremesheje ijambo kugira ngo batware. Ahangaha aba babiri ntabwo ivuze umwe, ivuze abantu babiri, iremesheje ijambo, irabarema. Aho yabashyize ntabwo mpazi, ariko tuzahamenya nyuma we naho ku kimenyetso cya 4 cya 5. Ariko ubu turi kuri iri jambo rivuga ngo mwaje tukarema umuntu hakagira ishusho yacu, bagatwara. Ahangaha ndagira ngo abagabo b'inkomere bongere bihangane, mvuga ikintu benshi badashaka kwemera cyangwa se batanazi. Mama ntabwo ariko babigishije. Imana irema umugabo n'umugore baremesheje ijambo, ntabwo yigeze ivuga ko hari utwaye undi. Bagabo, very sorry, we are very sorry and sorry. Ahangaha umugabo n'umugore Imana ibaremesha ijambo, bagombaga gutwara ibingibi Imana yabaremeye. Nkuko twasomye ngo batwara amafi, ibikururuka, hejuru bigira gute, bitambuka, ibyo bintu byose, ibyitwa ibintu, ibyitwa ibisimba, inyamaswa. Umugabo n'umugore baremwe n'ijambo ry'Imana, bagombaga kubitwara, bombi bitwa abatwara. Ndeka no kuvuga abatware, abagabo ba fragile badakomereka cyane. Yes, Imana ijambo riravuze ngo umuntu iramurema, umugabo n'umugore niko yabaremye, batware. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore bagombaga gutwara ibyo ngibyo. Ahangaha ndagira ngo dusobanukirwe neza, nta mpaka. Iyo ijambo ry'Imana rivuzwe nta kirivuguruzwa, nta kigomba kurivuguruza. Ntabwo hano ho nta nubwo hakenewe guhishurirwa, byanditse noir sur blanc, nta bisobanuro bindi dufite, nta n'ibindi twabihimbira, uretse ko ku kimenyetso cya 4 cya 5 dushobora kuzahagaruka. Noneho turimo kureba imaze kubarema n'ijambo, aho yaba yarabashyize
kugira ngo batware. Ahangaha tuzahagaruka uyu munsi ntangiza iki cyiciro Imana yagennye isi itararemwa cy'umuhamagaro w'umugore ku mugaragaro, kugira ngo asubize ku murongo ibintu byose bipfuye. Ahangaha ndirinda kwinjira mu kimenyetso cya kabiri no mu kimenyetso cya gatatu. Ndashaka guhamaha, ndasaba Umwuka Wera kugira ngo andundarundire ahangaha sintandukire, kuko ndimo kumva araporomoka nkajya no ku cya kabiri no ku cya gatatu. Imana mfashe. Aha icyo turi butahane, turi busengere umugore wese aho uri mu isi yose. Aha ndavuga n'abagore bakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Ba bandi batazi iyo biva n'iyo bijya, bategerejwe kugirirwa ubuntu kugira ngo bakire uwo nguwo uzabashoboza kugira ngo basobanukirwe n'ibyo turimo kuvuga. Kuko iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza niho ufunguka, ubwenge bwawe burapasuka, ibyiyumviro byawe bikaguka, Umwuka Wera akabona uko akora. Yes, ndavugana rero nawe, ndavugana nawe mugore wahishuriwe, nawe wabwiwe ibi, nawe ubizi, ariko ukaba utsikamiwe n'ibyo tuzareba mu bimenyetso bindi bigiye kuzamenwa. Ndavugana nawe ariko shima Imana ko igihe cyawe cyageze. Ntabwo igihe cyawe kigeze ari cyo gutegeka umugabo, kirazira biragatsindwa n'iyaremye ijuru n'isi. Ntabwo igihe cyawe kigeze ari cyo kumwaza umugabo, ahubwo ni icyo kumugarura, ni icyo kumutuma ahagarara neza akavuga ati yego ya. Ntabwo jyayiwe igihe cyawe cyageze, igihe cyacu cyageze cyo kubwira abagabo tuti muramenye mwirwanirira ibyubahiro. Yemwe muri icyubahiro cy'Imana nimutuze murwayi. Ya aha turi ni ukugira ngo twemeze ngo bidasubirwaho umugabo n'umugore Imana yabaremye mu ishusho yayo ngo batware iby'Imana yari yabaremeye. Yemwe iki turacyumvikanaho kuko turanagisengeramo. Umugore uhari mu isi ndabizi neza ko ugereranije abagore ku isi bababaye kandi batotezwa n'abagabo ari bo benshi cyane kurusha abagabo bababaye batotezwa n'abagore. Uko kwitana ba mwana rero mu kimenyetso cya kangahe sinzi, tuzareba ikibitera. Kuki umwe avuga ko undi ari we umubangamiye, kuki undi ashyiraho ubundi byaha, tuzabireba. Ubu turi ku mugabo n'umugore Imana imaze kubarema. Muri aka kanya Imana iremye umugabo n'umugore mu ishusho yayo. Umugabo arasa nayo, umugore arasa nayo. Ahita ababwira nanone akoresheje ijambo ngo mutware. Mutware, ibyo batwara ni specific, bivuga ngo bombi ntawe utwara undi. Umugabo n'umugore bamaze kuremwa nta n'umwe utwara undi. Bose ni abantu beza, ni abantu batekereza nk'Imana. Umugabo azi ko umugore we asa n'Imana, umugore azi ko umugabo we asa n'Imana. Ni abantu bakataraboneka, ni abantu beza barimo gutwara gusa. Haleluya. Muri iyi minsi abagabo benshi babuze, batakaje agaciro bahawe n'Uhoraho. Urugamba umugore ari ku rugamba, Umwami wacu Yesu agiye kugaruka, isi ikeneye intwari z'ibiharamagara. Urugamba umugore ari ku rugamba, na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba umugore ari ku rugamba. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba umugore ari ku rugamba. Bakundwa, ndagira ngo nongere nibutse ko iyi ni studio y'ububyutse muri Afurika hagati. Turi ku cyiciro cya mbere kuri itariki ya 27 ukwezi n'ukwa 12 umwaka ni 2024. Nk'uko isezerano ryari riri tugitangira uyu mwaka, abo twari turi kumwe murabizi, Imana yawise umwaka w'umwuzuro, umwaka w'umwuzuro, umwaka w'ibyujujwe. Abahishuwe barumva icyo mvuga.
ku itariki ya 4 z'ukwa 10 niho hatangijwe icyiciro cy'ubwiza bw'itorero rya nyuma. Hari na YouTube yaho. Haleluya. None kuri iyi tariki y'uyu munsi nabwo icyiciro cy'umugore cy'umuhamagaro w'umugore nacyo, kugira ngo ibyo yavugiye mu kanwa kacu bisohore hataburaho, kuko ni Imana dukorera tutareba hirya no hino. Byose rero irabyujuje nk'uko yabivugiye mu kanwa kacu. Haleluya. Uyu mwaka urangiye ari umwaka w'umwuzuro. Haleluya. Na kuzimu yaragerageje irananirwa. yarananiwe kugira ngo igamburuze iby'Imana yavuze, kuko niba umuntu unteze amatwi waba umugabo waba umugore, kuko tumaze kubona ko twatangiriye ahantu bamwe barabyihanganira, twatangiriye aho abantu bareshya. Ni ikibazo gishobora gukomerera bamwe, kubera nyine ibintu tuzareba mu kimenyetso cya 2 cyangwa cya 3 byose bigomba guturika. Buri kimenyetso. Ntabwo mbabwira umubare w'ibimenyetso, ariko buri kimwe cyose kizaturika, kandi icyo kizaturikana kigomba gufasha abo kigomba gufasha. Rero uyu mwaka urangiye, umugabo n'umugore uko Imana yabaremye ngo batware, ahangaha tuhahame, ntihagire n'umuntu utera intambwe ngo ajye gushakisha ngo imbere, ngo noneho ngo imbere ngo biravuga ngo ibi nabyo ntacyo tuzasiga, kuko ni umuhamagaro wacu. Umva, narawusobanuriwe ku buryo aho wanshyira hose nasoba ikibazo cyose wambaza nakigusubiza nkurikije ijambo ry'Imana, nakigusubiza. Icyo ntashobora kwemera ni impaka za ngo turwane, kuko abanyempaka bajya mu mashyaka ya politike, abazana ingingo bajya nko muri Loni kugira kuvuga uko babyumva. Rero kwa Yesu niwe Yesu ntashobora kwemera ko umubwira uko ubyumva. Rero ndashima Imana ko Imana yavuze iti tureme umuntu. Mbere yuko mbivuga nongeye ndakanyishimira ntanabyibagirwa ko yangize umugore. Nigeze kwanga kuba umugore, kuko n'imivukire yanyu ntabwo byari byiza. Numvaga ashaka kuba umugabo, numvaga ashaka kuba umuhungu, nkaba n'umugabo cyane, nkagira gute. Ariko Yesu amaze kunsobanurira umuhamagaro w'umugore, niravuze ndakaba umugore cyane, kandi nongere mube cyane cyane muri ibi bihe, kandi ndagushimira kubimpaye. Ndashimira Yesu wampaye uyu muhamagaro. Nibyo kuko yawuzanye ndushya, arambwira ati bizakunezereza. Biranejereje n'ibyo ndimo byose. Iyo ntekereje ku muhamagaro w'umugore birasibika. Iyi mibabaro yanjye iyo ntekereje ku muhamagaro w'umugore, ko ari uwo kuzana ibisubizo ahari ibibazo, ko ari uwo kubaka byari byarasenyutse, ko ari uwo kunga abari baratanye. Ndavuga Mwami Yesu shima. Ariko rero umwanzi namwe muramizi iteka iyo Imana ivuze we aravuga ngo yavuze yaratsinzwe mu izina rya Yesu, kandi akomeje gutsindwa. Rero nta nubwo ndi butinde, uyu munsi byari itangiriro, kwiri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wamvuye ku mugongo, nshime ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umwami Yesu. Mu bimenyetso bikurikiraho bizagenda bituragurika, muzamubonamo Yesu mwinshi cyane. Muzamubonamo Yesu n'umugore, muzamenye igihango Yesu afitanye n'umugore, muzamenye impamvu yaje mu isi, muzamenye impamvu yabyemeye, muzamenye impamvu yahishe umugore akaba amuhishuye muri iki gihe. Ayiwe ko muzabimenya. Ariko ndakangurira abagore bari mu isi banteze amatwi, abo twabanye mu bahishuwe biriya byiciro byose navuze, muteze amatwi ko mwagaruka kugira ngo twongere tubisubiremo, ariko twongere twinegure,
twongere tujye arapashi bya bindi byose Imana ibibibutse, noneho muze twongere tubisubiremo. Rero nagira ngo nongere nsabe mwene data dusomere uriya murongo wo Itangiriro, ni igice cya mbere, umurongo wa 26 na 27. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 26 n'uwa 27. Imana iravuga iti: tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. N'isi yose. Isi yose irimo cyangwa ntayirimo? Isi yose irimo. N'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Umugabo nande? Umugabo n'umugore niko yabaremye. Ariko iteka urareba ko habanza umugabo. Iki ni iki kizaturika, yiba ari ku nshuro ya 3, yiba ari ku ya 4. Kubera iki habanza umugabo? Haleluya. Hagakurikiraho umugore. Dushonje duhishiwe. Ariko noneho niba Haleluya. iyi rusange izaturika mu minsi iri imbere. Kuki atari gatozi? Nta gatozi irimo. Iyi ni rusange. Iteka iyo havuze aba ari umuntu umwe, iyo havuze baba barenze umwe. Rero ibi ngibi bizagenda bisobanuka. Mugore ni igihe cyawe, mugore ni igihe cyawe. Umva reka nkubwire this, ni amavuta ari ku mugore ku buryo inzitizi zose ziri ku mugore wahamagawe, agatoranywa, agasigwa, agashyirwa ku ruhande. Inzitizi zose, ibi ndabivuga noneho mu mavuta yo guhanura, inzitizi zose zibangamiye uwo mugore uriho ikimenyetso, uriho ijambo Imana yavuze, inzitizi zose zishobora kuba zamubambira, Yesu arazikuraho. Haleluya. Imana ishimwe. Uko zaba zimeze kose. Bivuga ngo arahirwa. Ibi ndabivuga mu mavuta y'ubuhanuzi. Arahirwa umugabo uwagiriwe ubuntu cyangwa uzi bubugirirwa aka kanya ko tugiye gusenga, uzashyigikira umugore we muri uyu muhamagaro w'umugore. Arahirwa birenze guhirwa. Uwavuga ati simbyumva ariko mbirimo, ngaho bijyemo. Ntago mbyumva ariko bijyemo. Simbyumva ngaho bijyemo. Ntago ndabisobanukirwa neza ariko ngaho genda. Ntacyo nzakubangamiraho. Amerewe nabi umugabo ufite igikomere gishobora kumukomerana ku buryo yarwanya umugore, kandi umugore Imana imushaka muri uyu muhamagaro. Iyi ni mizanganda. Nongere nsubiremo. Ntabwo uyu muhamagaro, ntabwo iki cyiciro gitangiye kugira ngo turwanye umugabo, ahubwo twe hari ibyo twahawe zo kugira ngo dusubize ibintu mu buryo. Umugabo ajye mu mwanya we, umugore ajye mu mwanya we, abana babona uburyo. Iyo niyo misiyo yacu. Tukaba turwanya buri kimwe cyose kirwanya uyu muhamagaro. Turwanya buri kimwe cyose kidashaka ko umugabo asubirana icyubahiro Imana yamuremanye. Turwanya buri kimwe cyose kirwanya ko umugore yaba umufasha wubashywe. Ibi ngibi tuzagenda tubireba mu bimenyetso tuzaturitsa, tugiye kuzashwanyuza mu minsi iri imbere. Ntegereje gahunda y'ukuntu izi nyigisho zizakomeza kugira ngo ibimenyetso byose bizarangire guturika. Buri mugore wese ahagurutse, ndetse bamwe bahagurutse, abo turi kumwe hano bari mu birere. Buri mugore wese yumva ko hari icyo agomba gukiza. Ku kimenyetso cya kabiri ibintu bizakomera. Rero ntabwo ari iterabwoba mama, nta n'umwe dutera ubwoba.
ni ukuri ibintu biri mu buryo niba utabyumva mugabo ni ukuri ntubirwanye ahubwo uvuge uti ntabwo mbyumva ariko ngaho bijyemo kuko nubigenza utyo imbuto uzazibona keretse niba wawe wifitiye ubundi burwayi bw'umwuka ibyo ngibyo ni Imana ibikiza ariko ndasenga kuko nzi icyo navuganye n'Imana kubw'uyu muhamagaro ku mugabo uzawushyigikira ku mugore uzawuhagararamo neza aha mwuka wera ubyumve ukorere muri aba bagore cyane ukorere no muri aba bagabo cyane hanyuma tuzareba n'impamvu abantu bibaza ngo se ngo kuki abo bagore ngo bavuga abagore cyane ntibavuga abagabo cyane ubwo nabwo ni uburwayi ubundi wagombye kumva ko wuzuye ubundi nta cyagupunguza keretse uburwayi rero buvurwa no kuvuga uti Imana mbabarira ntabwo mbisobanukiwe ariko mbabarira ukomeze ubisobanurire neza kuko niba hari abantu ubu bwoko bwacu bw'abanyarwanda n'abarundi cyangwa se Afurika iyo umuntu atumva ikintu kuko anyahita agituka akanagihimbira ibintu kandi ntabwo ari kutacyumva gusa aho kugira ngo umwe yaravuze ngo icyo utazi urabaza iyo ubajije uramenya iyo umenye niho ufata ubwo bumenyi ukabushyira mu bikorwa rero kirazira guhubuka nabyo ni ishyano ni ukuri niba utumva ibintu bibaze kandi Yesu niwe wanavuze ati mutuka ibyo mutazi ntimugatuke ibyo mutazi wa mugani wa Gamariyeri bitazagaragara ko murwanya Imana rero ni ukuri iyi Mana ndogeye nayinezererewe kubera ko Yesu arimo yimenyekanisha mu buryo bwose imfura muri bene se natwe twavuye mu bise by'urupfu rwe iy'amanyo y'umutsima umwami Yesu duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo yorije ntitwuzuze imbaraga iy'amanyo y'umutsima umwami Yesu duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo yorije ntitwuzuze imbaraga Haleluya Amen imbarutso y'umurimo ku birenge by'intumwa yahitanye inzitizi zabuzaga umugeni kumenya umukwe si kera habayeho n'ubu Imana irakora mu bagore we dore n'ishyano kutamenye igihe Imana yamugendereyemo y'amanyo y'umutsima umugore wagenderewe Yesu duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo yorije ritwuzuza imbaraga y'amanyo y'umutsima umwami Yesu duhita tumumenya naho twaba mu ntege nk'ijambo yorije ritwuzuza imbaraga nukira barema ngo mutware ibyo yari yabaremeye kugeza hariya umugabo n'umugore baratwara aho niyo ikimenyetso cya mbere giturikiye irya pfundo ry'ibiba abenshi ntabwo bakunze no kujya muri iki gitabo cy'itangiriro ariko kirimo ubwiru bukomeye kuko niho Imana yatangiranye n'umuntu hari ibintu byinshi by'ibimenyetso bigaragaza ko iki gihe koko ari cy'umugore kugira ngo agarure ibintu mu buryo bakundwa rero uyu munsi ndongeye gukangurira nkangurira ni ukuri bene data abo twabanye muri iriya myaka yose mu maroterete yose
uwumva hari icyo imana ikimushyize ku mutima cyerekeranye n'uyu muhamagaro, ni karibu kuri ya nimero guteranya 41 79 45 18 005 rwose hari n'ibindi bintu uzamenya. Rero reka dusoze kuko n'ubwa mbere yari introduction yo kumena ikimenyetso cya mbere kimenekeye muri iri jambo ryo mu Itangiriro 1:26-27 ko demwe mu ishusho y'Imana, twaye umugabo n'umugore ni ba. Ya haleluya. Haleluya. Rero amashimwe yanjye ni menshi, dufite emotion hano muri studio ku buryo reka dusenga Imana. Mu gusenga Imana turasengera hamwe n'abene data turi kumwe hano, twese dushima Imana, twese kuko turashima Imana. Ndashima Imana cyane kubw'abagabo b'abagore bahishuwe. Haleluya. Abagabo b'abagore bahishuwe ndabubashye cyane. Muri abagabo nyabagabo, muri abo kubahwa kubera mwemereye abagore banyu kwinjira muri uyu muhamagaro. Ndababwiza ukuri ko ababyemeye batagononwa bashobora kuzahembwa kurusha ibihembo abagore bazahembwa, kubera ko iyo mubarwanya ntabwo bari kuba bageze iki gihe. Ndabubashye kandi ndabasabira abadafite agakiza gukizwa, abagafite ndashima Imana ku bwabo. Rero abagabo b'abagore bahishuwe, Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha abagabo turi kumwe kubw'uko Imana yabakozeho gusa ikabakora ku mutima, bakemera kuza gusengana, gukorana, kwemeranwa n'uyu muhamagaro w'umugore. Mu by'ukuri ntabwo uyu ari umuhamagaro w'umugabo, uretse ko umugabo harahagomba kuba abo ngabo baciye bugufi bakabyemera. Ingororano zabo ntabwo bazazisanga mu ijuru gusa, ntabwo ari ziri mu ijuru gusa. Mu ijuru iby'abantu biriyo. Muri iyi si tureba, tuvugana, tugendana, tubireba, twitera hejuru, dushima Imana ko izabahembera, iratangira kubahembera muri iyi si. Mwebwe abagabo mwemeye kuza munsi y'uyu muhamagaro. Ubu ni ku mugaragaro. Rero ku mugaragaro umuhamagaro w'umugore utangijwe kugira ngo iby'Imana yavuze uyu mwaka ugitangira, ku mwaka w'umwuzuro byuzure nta kiburaho. Ibyo mwaka utaha tuzabimenya, tuzaba turi kumwe nabyo. Biratangaje. Ndanabararitse rwose ku itariki ya mbere, ariko nkararika cyane ku ya 31 ko dufite veye abahishuwe. Ntabwo ndamenya niba bizaba kuri YouTube cyangwa niba tuzajya kuri free conference, ntabwo ndabimenya neza, ariko veye yo irahari. Rero ijambo ry'umwaka utaha birakomeye, umwaka utaha urakomeye. Nanone ubwo ndabararitse. Rero reka nshyiremo iyi ndirimbo yo gushima Imana, hanyuma bene data mwigire hino kugira ngo dusenge dushima Imana. Ni umunezero ukomeye, ijoro naryo ryanezerewe kubera ko ndimo ndabyumva cyane, ndabyumva, ndabyumva, ndimo ndabyumva. Yesu wakoze ibikomeye, ndagushimira mu magambo make, ndagerageza kugenekereza
ndasengera imitima mwami Imana ishobora kandi byose urinde buri wese itabyumva wabikije mwami data Ayiwe. aho kugira ngo babijugunye Ukuri aho kugira ngo uguhishurirwa, babyigizeyo uguhishurirwa. aho kugira ngo Ibi babituke ni ibishya, ahubwo umwuka haleluya. wera abasange Iyi ni mwami nouvelle. abibemeze mu izina rya Yesu Kristo data iki ni igihe iki ni gishya igihe cyo kugira ngo mwami data kije nyir'ingabo ibintu cyo kugira bisubire ngo mu buryo izasigaye ibintu bisubire izasigaje bisanwe mu ugomba izina guha rya abagore Yesu Kristo ugomba data guha nyir'ingabo. abagabo ibigomba gusubira mu Mwami buryo w'abantu. ni igihe ijuru ribisutse komeza iyi mitima Kandi y'abagabo ijambo ryawe riravuga mwami ngo data nyir'ingabo batari uko ushaka gusobanukirwe ibyo ushaka baye bikorwe mu isi kubyumva mwami nk'uko baye bikorwa mu kubyumva ijuru. mwami Ibyo ushaka data bikorwe mu ntibibabere isi ibuye nk'uko risitaza bikorwa mu ijuru. ahubwo ribakomeze mwami mu Urakoze. izina rya Yesu Kristo icyubahiro ni data. icyawe icyubahiro ni Haleluya icyawe shyirwa hejuru buri ayiwe iteka ryose Yesu mwami Kristo oh unezeranwe haleluya. natwe rwose mwami mwiza n'abamarayika urakoze Yesu. ingabo zose zo mu iki ni ijuru igihe cyawe mwami Abakuru 24 utangize mwami Imana ibizima bine data nabyo bishya. birimo Mu izina birahimbaza rya Yesu biraramya Kristo. Ijuru birabwira ririmo. Imana Tunezera uruweru mu uruweru ijuru. uruweru Haleluya. kubw'iki cyiciro Natwe abagore ijuru dukikijwe ryamenye bugufi tuvuga haleluya murera. ikimenyetso Kuko cya mbere ni wowe kikaba wenyine kimenetse mwami dufitanye igihango urakoze ko bifite ba natwe nyirabyo turatuye turavuze bifite ba nyirabyo murera bifite ba nyirabyo reka Urera, nyagora ku oya nta ngoma. ntambara irimo Urera. bifite ba Reka nyirabyo abagore ndasenga bose mu izina rya babyumve Yesu mwami. Kristo Abagore ba mwami nyirabyo data ba nyirabyo nyir'ingabo babe maso wavuzeho bagomba kubibamo mu izina rya Yesu Kristo data ba nyirabyo oh Ba nyirabyo. babyumve kandi bacishwe bugufi Ndagushimira, cyane Ndagushimira. bashobozwe n'umwuka wawe wera Urakoze. mufasha mwiza Amashimwe twahawe yose ni ayawe. niwe udushoboza mwami Haleluya. mu izina rya Haleluya. Yesu Kristo Ereje kundura wo kwizerwa karangabiye none uranyongeye umugisha wawe uhora ari mushya uw'iki gihe wo wabaye akarusho wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo ushaka none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutahagije uwanjye n'uwawe ibyo ndabihamya none unyongeye n'irindi sezerano ko muri iyi si ni isoko y'umugisha urubyaro rwanjye rukayivomamo wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo nshaka none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije shimwa nyagushimwa we urabikwiriye twambitse ikamba yiyongera ku yandi yakonete kuko ari wowe netera ibi nta wundi nabikorera wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo nshaka none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo nshaka none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije wongeye unyeretse kutarangije imivumo yose yihinduye imigisha amateka mabi yabyaje ibihazo
reka dusezere ariko bene data tubiziranyeho duhurire hahandi kugira ngo dushimire Imana hamwe ry'igikorwa ikoze, dushimire Imana hamwe, dushimire Imana hamwe. Hari indirimbo yambereye ikiyobyabwenge yewe duhurire hahandi mu mwanya, duhurire hahandi. Yamamaye hose, inkuru yakwiriye hose, bene bakundwa duhurire hahandi, duhure yageze hose, duhurire hahandi, duhure hahandi, duhurire hahandi. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Mu nda ye niho hakomotse abariko, yabyaye abami, intwari n'ibihangange. Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka. Uyu mugore afite ibanga, ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu. Umugore ari mu rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Bene bakundwa, Imana iduhana umugisha twese Umugore yabahishuwe, duhurire hahandi. amunyuza mu Yesu mucunguzi Yesu Kristo wazakiza isi. Haleluya. Yesu Yesu kumbaye amugisha umwe wese azutse yeretse natwe umugore uyu mugoroba. Hanyuma abigishwa be mu ijuru hatashye impundu, bose bafite bosemo ubwoba. bakomeje n'ikiriyo. Ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itore. Impundu zitashye mu ijuru, uko byagenze bakomeje ikiriyo. kubigishwa. Ninduzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10, itorero rikaba umugeni. Urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba. Naho utaha tuzabamenyesha nanone igihe ikimenyetso cya kabiri kizakurikizwa. Ibintu birakomeye cyane. Abahishuwe my big family, duhurire hahandi. My big family, duhure, ibintu byakomeye. Umwuzuro, umwuzuro. Urugamba muri iyi minsi abagabo benshi bahuze, batakaje agaciro bahawe n'uhoraho. Urugamba, umugore ari ku rugamba, urugamba iwacu Yesu agiye kugaruka. Isi ikeneye intwari z'ibiharamagara. Urugamba, umugore ari ku rugamba, urugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Kandi abarinde imitego yose y'umwanzi yo kuza mu izina rya Yesu Kristo. na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Twaje intwaro zose Imigambi yose yakozemo ayigamburusha aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mu miryango yacu, twebwe twese, abacu, bene data, abakunzi b'umusaraba, abo ngabo bizeye Yesu Kristo,
Yesu azanye abataramwizera nabo bari mu nzira intwaro zose z'urugamba haleluya rugamba amavuta y'uburinzi umugore ari ku rugamba kubizeye ibyo amavuta y'uburinzi kubizeye ibyo amavuta y'uburinzi kubizeye rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba nawe utaha bene data na Yesu azanye mbere ya rukumye ya twateye wenda twateye n'umuriro n'imukino ibintu byahindutse urugamba umugore ari ku rugamba Yesu aduhana umugisha.